Shalom, shalom. Amahoro yayandi aruta y'umuntu yamenya. Iteka nzahora nifuza ko ari yarindi mitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ayo mahoro ni umurage niyo Yesu Kristo yadusigiye. Nongeye kubaha ikaze mu nyigisho yacu aho twatangiye kwiga igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ngira ngo abo twatangiranye nta mayobera arimo mumaze kubimenyera. Twari twagize akaruhuko gato kubera indi mirimo y'Imana twari turimo, ariko ndizera ko tutabivuyemo ngo dutakare. Ndagira ngo dukomereze aho twari tugeze. Turacyari mu gice cya 9 nkuko nari nabibateguje yuko tuzagitindamo kubera impamvu nyinshi, ariko iziruta izindi ni impamvu za Bibiliya, aho iki gice abigisha ba Bibiliya cyo twita aba theologiens bakita ko ari agasongero k'ubuhanuzi, umutima w'ubuhanuzi bwa Daniyeli, aho amadini yageze agaca ukubiri, amwe akavuka andi agapfa nk'uko twagiye tubibona cyangwa se agasenyuka. Reka rero mbahe ikaze dukomeze. Uyu munsi turarebera hamwe icyo Bibiliya yavuze Daniyeli Imana yamubwiye kizabaho nyuma y'ibyumweru 70. Yamubwiye ko Abisiraheli ubwoko bwe buzagerwaho n'ingaruka nziza 7 Imana yasezeranije. Ni nk'amasezerano y'ibintu 6 mu mbabarire bizabaho ubwo icyumweru cya 70 kizaba kibayeho. Twabonye ibyumweru 69 uko twe tubyizera nuko nabandi nabo babyizeraga, ndetse bikabagusha mu mutego wo kuvuga itariki Yesu Kristo azaziraho. Murabyibuka icyo twise la grande déception, the great disappointment, ugutenguha gukomeye kwabayeho. Abantu bategereje Yesu ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 1844 Yesu ntiyaza. Byari bishingiye ku bahanuzi bize mu bice 7 n'ibice 9 berekana neza igihe Yesu Kristo azazira, ariko niba atari ko byagenze birumvikana na nyiri kushyiraho iyo mibare no kubara no kwerekana ibyo bihe William Miller yemeye ko yibeshye abisabira imbabazi, ndetse itorero rye riramuhagarika, cyo bita excommunié, kuguca umuntu kumuhagarika kugira ngo navuga ngo ni nko batubayobeje abantu. Ariko nyine abandi bari kumwe nawe banga kwemera ko habayeho kwibeshya, ahubwo barema imyemerere mishya, bizera ukundi, bari mu kwizera gushya kutari kuriho. Twe rero twaravuze ngo dore uko twizera, twarakwerekanye uko twizera kugeza uyu munsi. Gusa Imana nkuko twabivuze icyo yabwiye Daniyeli mu byumweru 70, kuko Daniyeli yasengeraga ubwoko bwe akanasengera umurwa wera Yerusalemu, Imana yamusubije rero imubwira ibizabaho ku bwoko bwe no ku murwa wera Yerusalemu kugeza imperuka. Twabonye ibyumweru 69, nuvuga ngo ibyumweru 7 ugateranyaho ibyumweru 69, tubona ibyabayeho kuko byagombaga kugeza kuri Mesiya, ukava kuri Mesiya Yerusalemu hagasenyuka, Mesiya agakurwaho, ndetse nitwongere no kubona umurwa nyine warangiritse kuko umwami waje yarawusiribanze. Bakerekana ko uwo mwami azongera kanagaruka mu cyumweru cya 70. Icyo cyumweru cya 70 Bibiliya twereka ko hagati ya 69 n'icyumweru cya 70 harimo gap. Iyo gap cyangwa se icyo gihe cy'icyuho Bibiliya itatubwiye, twabonye uko cyitwa mu ijambo ry'Imana, yuko cyitwa ubwiru bwahishwe uhereye ku kurema kw'isi, icyo bita mystère caché. Itorero rya Kristo Yesu n'ubwiru, na Paul akabivuga ngo Kristo muri mwe ibyiringiro by'ubwiza n'ubwiru bwahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ubwo bwiru yerekanye ko itorero rishamwe na Kristo mu Mana, yerekana ko muri ubwo bwiru Kristo Yesu ari muri twe. Ubwo bwiru aravuga ngo abanyamahanga n'Abisiraheli noneho bazagira umuryango umwe. Icyo gihe kimara igihe Bibiliya itatubwiye uko kingana, ariko ikavuga ikizabaho nyuma y'icyo gihe, yuko hazabaho icyumweru kimwe noneho imperuka igasozwa. Hanyuma dusomye rero muri Daniyeli ibice 9 umurongo wa 24, tugiye kureba ibintu 6 yavuze ku Bisiraheli ku bwoko bwe bizabaho ubwo icyumweru cya 70 kizaba kibaye. Reka dusome hanyuma tugaruke rero turebe ibyo bintu 6. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe. Dore ikintu cya mbere kizabaho kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishiri, icyo ni cya kabiri, no gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka.
ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane hasigwe amavuta. Tugiye kureba rero nuko bimenya ibyitegerezo yuko igihe bazategekera kubaka Yerusalemu. Reka wenda turekera aha ahubwo turebe ukuntu ku murongo wa 24 Imana itumye marayika ati nje kugusobanurira noneho iby'ibyumweru 70 bitegekewe bigenewe ibyashinzwe byashiriweho gusa ubwoko bwawe. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo igihe cy'itorero n'abanyamahanga ntabwo kirimo, ahubwo byerekeranye n'ubwoko bwawe, nk'uko twabyiboneye ubwabyo ku murongo wa 25-26. Urabona neza ko umwanditsi ndetse bamwe ntibabasha kumva ko hari itandukaniro ry'icyumweru ibyumweru 7 n'ibyumweru 62, kubera ko ubona bisa naho bifatanye. Yaramubwiye ngo hazabaho ibyumweru 7, noneho habeho ibyumweru 62. Ibyumweru 70 bizaba Israel isanwe, noneho habeho ibyumweru 62. Ukabona ko yafatanije iby'ibyumweru 7 n'ibyumweru 62, byose hamwe bikaba ibyumweru 69. Ageze ku cyumweru cya 69 noneho ntiyatubwira ibyagombaga kubaho. Hanyuma hanyuramo igihe batubwira ko hasenyutse Yerusalemu, bakwiye ngo noneho hazongera habeho icyumweru cya nyuma, aricyo cyumweru cya 70. Icya mbere rero yaravuze ngo hazabaho icyo bita mu gifaransa ngo pour faire cesser les transgressions, ngo gukiranirwa guhagarare, gukiranuka gucibwe, gukiranirwa gukurweho. Mu by'ukuri iyo bavuze iri jambo ni nko ushatse bakoresha barivuga ngo hazabaho kwezwa kw'igihugu cya Israel. Igihugu cya Israel kizakizwa, igihugu cya Israel kizakurwaho icyaha, igihugu cya Israel kizakurwaho gukiranirwa. Nagira mbaze mbabwire, igihe Israel yasenyukaga muri 70, nibyo koko yari mu byaha, ariko ibyaha yari irimo byari ibyaha byo kuba abanyedini. Unyumve neza, yaba amadini abiri yarakomeye icyo gihe, idini ry'abafarisayo ryari ririmo n'abaturage benshi, niryo dini ryari rigizwe n'abantu benshi, niryo ryari rifite abayoboke benshi, abafarisayo. Navuga ngo abiseri hafi ya bose benshi bari abafarisayo, ku buryo uyu munsi iyo uvuze umuntu ngo ni umufarisayo ni igitutsi, uvuze ngo ni indyarya, uvuze ngo ni umunyedini. Ariko icyo gihe ryari ryo dini risa rigaragara nk'irinyamwuka, cyangwa se idini rihagaze neza. Reka nkoresha imvugo yoroshye. Kubera iki? Nibo bemeraga umuzuko, nibo bemeraga abamarayika, nibo bemeraga ibyari biriho nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bemeraga ukuri kw'ijambo ry'Imana, biyirizaga ubusa, bagakora imihango nk'uko itegetswe, bakibabaza. Ubirebeye inyuma, abafarisayo nibwo ryari idini ryiza. Hari n'idini rya kabiri ryitwaga abasadukayo. Abasadukayo ryari idini, reka nkoresha imvugo yabo, ry'abize, ry'abajustement, abantu babandi bari barasobanukiwe, bari barize. Abatambyi benshi ndetse n'abari bagize icyo bita Sanhedrin, cyangwa se urukiko rw'Abisirayeli rw'Abayuda, igice kinini cyari cy'abasadukayo, kubera iki nibo babaga barize. Abasadukayo ryari idini rimeze rite? Ryari idini ryari ryarivanzemo na filozofiya n'imyemerere myinshi n'imigenzo n'imitekerereze yari ikomotse ku migirire y'Abagiriki. Ni ukuvuga ngo bari baravanzemo ibyo bintu, nibyo bemeraga amategeko ya Mose, ariko bakagira ibyo batemera. Nabaho urugero, ibice 22 muri Matayo, ubona ko abasadukayo bigeze gusanga Yesu n'abafarisayo bajya impaka. Yewe n'igihe Paulo akira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 20 uhere ku murongo 20, ibice 21 bamufata bakamujyana mu rukiko kugeza mu bice 24. Ubwo bamujyanaga mu rukiko rwabo ngo kugira ngo bave imbere ngo yamenye ko igice kimwe ari cy'abasadukayo, ngo igindi gice akaba ari cy'abafarisayo. Ni ukuvuga ngo Sanhedrin, urukiko rwabo rwabaga rugizwe n'ibi bice bibiri. Rwagombaga kuba rugizwemo n'abakomoka mu idini ryari rimeze nk'ishyaka ry'abafarisayo, ari naryo ryari rihagarariye rubanda nyamwinshi, abaturage benshi babarizwaga muri iryo dini. Hakaba n'igice cy'abasadukayo cyabarizwagamo intiti, abanyabwenge, abantu bari barize kandi babakiri. Abo rero nabo bari bagize umubare munini muri iyo nteko. Ubwo rero baciraga na Yesu urubanza, abenshi bari abasadukayo. Abafarisayo bari barimo, ariko benshi nibo baragize n'iyo nteko, ndetse na Kayafa umutambyi mukuru yari umusadukayo, ku batabizi.
nicyo cyatumaga batemera ko ibyo Yesu yigishaga babyemera. Yesu yavugaga ko bapfuye bazazuka, akigisha abamarayika, kandi ibyo byose abasadukayo ntabwo babyemeraga. Na Pawulo ngo icyamukirije ngo yagezemo amenye ko bafite imyemerere idahuye, ngo aravuga ati bavandimwe, ndagira mbabwire ko uyu munsi nzira ibyo nizera, yuko abapfuye bazazuka, nkizera yuko Imana izagarura abantu bayo, hanyuma ngo batangira gushwana ubwayo kuko abasadukayo bo ntibanemeraga ko umuntu yerekwa. Nuko hanyuma abafarisayo baravuga ati niba marayika yaravuganye nawe, niba yaravuganye nawe turamuziza iki? Kubera ko bo bemeraga iyerekwa, bakemera abamarayika, ibyo byose bigatuma bagirana gushwana. Ibi rero byatumye impamvu nari mbivuze byose ni uko igihe Yesu Kristo yapfaga, Isiraheli yari mu bihe bibi rwose, nk'uko Bibiliya ivuga ngo ibyo bihe bizaba bigoye, ariko byari ibihe bigoye mu mwuka kubera kuba umunyedini. Byari ibihe abantu bafisha ubumana ariko nta buri muri bo. Kubera ko nashaka gutinda mu mateka, nagira mbabwire ko iyo mpamvu hari haravutse andi masekte cyangwa se indi myemerere abantu bivana ku basadukayo no ku bafarisayo kugira ngo bo barebe ko barushaho kwezwa. Hari abantu bari baragiye mu butayu kubera kwitandukanya n'ayo madini yombi, bavuga ngo twebwe ntabwo dushaka kubana nabo, nta kwera ku gihari, ubuzima bw'Imana ntabwo ari buhari. Iyo bajya gusobanura icyo gihe, mu by'ukuri urebye kuva ku gitabo cya Maraki ukagera kuri Matayo, hagati harimo urupapuro rw'umweru, ndavuga muri Bibiliya yawe, Bibiliya yera, Bibiliya y'ijambo ry'Imana, harimo urupapuro rw'umweru rutanditseho ikintu na kimwe. Ruriya rupapuro ngo batoloje abanditse Bibiliya ngo barushyiriyemo kugira ngo berekane imyaka 400 yashize Abisiraheli batumva Imana, nta buhanuzi buri clear, umwuka wera ntacyo avuga, babaho imyaka 400 bacecetse, batazi iyo bajya, mu by'ukuri bari mu gihe cy'umwijima, basigaranye idini gusa. Bari mu gihe cy'idini, abari bariho bubahaga Imana bari bahari bake birumvikana. Witwaga Simiyoni yavugaga ngo yarategereje agakiza cy'Imana kuko yari yarahanuriwe n'Imana, na Ana wa wundi wateruye Yesu nawe akamuhanurira. Abo bari abantu bahora binginga babwira Imana ngo uzatugarukaho ryari. Mu mwuka bari bamerewe nabi, bitandukanye rero n'ubu ngubu. Voilà, naho naganaga Isiraheli y'ubu ngubu yo ntabwo ari Isiraheli y'idini, iri secular, ni Isiraheli y'isi. Mu burasirazuba bwo hagati, iyo murabizi nimvuga mu burasirazuba bwo hagati naho igihugu cya Isiraheli kiri, ni ukuvuga uyu munsi Isiraheli yegeranye n'ibihugu byose by'Abarabu. Siriya mu majyaruguru na Libani, hepfo hari Egiputa, ku ruhande hariho Yorodaniya, ugakomeza hirya Iraq na Irani, ubwo ugakomeza no muri Arabie Saoudite na twa duhugu duto nka Qatar, ndetse na za Kuwait, na za Bahrain, yewe na za Oman. Ubwo ngerageje kuvuga ubwo burasirazuba bwo hagati ubwo ari bwo. Ku ruhande aho navuze navuga nko muri Sud ho hari Yorodani, hano hirya naho hari icyo bita inyanja nini cyangwa se Mediterane. Aho hantu hose ni Isiraheli yonyine iri pays démocratique, niko bavuga, nicyo gihugu cyonyine kigendera kuri demokarasi. Mu bandi magambo babona n'abandi bavuga Isiraheli bayivuga nkaho ari igihugu cyaremwe. Unyumve, ntabwo mvuga Bibiliya, oya, ndavuga isi y'ubu. Iyo bavuga Isiraheli baravuga ngo nk'Abarabu bo bayita kanseri, bakavuga ko ari hari ryo mu mbavu ryaje kubahanda, bakavuga ko ari Abanyaburayi, cyo bita les occidentaux, abo ni Abanyamerika n'Abanyaburayi. Ni igihugu ngo baremye ngo kugira ngo kibangamire uburasirazuba bwo hagati, kuko bo babara nk'abantu b'abapagani. Ndagira mbabwire ko Isiraheli y'ubu ngubu ntabwo ari Isiraheli y'idini, oya, ahubwo bari secular, ni abantu b'isi pe. N'ikimenyimenyi, umujyi wa Tel Aviv capitale ni imwe mu mijyi 3 ku isi iberamo ibizira. Imijyi 3 iyo ndayibabwira, hari umujyi witwa Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bawita umujyi w'icyaha, capital of sin. Hakaba umujyi wa hano hirya mu Amsterdam mu Burayi, ndavuga mu Buholande, nawo ni umujyi w'ibizira w'ibyaha. Umujyi wa gatatu ni Tel Aviv. Tugiye kujya muri ete, amatangazo yo kwamamaza anyura kuri YouTube menshi aza bavuga ngo tujye Tel Aviv. Kubera iki? Niho bashize imbere ubutinganya abandi bataranabwemera, niho abanyabyaha bajya gukora ibyaha rwose babikora bisanzuye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Isiraheli y'ubu ni igihugu kiri secular, ni igihugu cy'ibyaha rwose.
gusa Imana ikavuga ngo ibi biratuma uribaza ko atubwiye ko leta iriho ari leta messianique oui ni ukuvuga ngo leta messianique ni abantu bari muri guverinoma basa nabo ngabo ntibemerwa babita abanyedini ku bandi b'Isiraheli baravuga ngo ni abahezanguni kuko bo basa n'abavuga ngo turimo turateguriza kuza kwa Mesiya, basa n'abavuga ngo reka tugarure igihugu mu kongera kugaruka ku myemerere ya Musa, ariko ntibirakunda. As a nation Israel ni igihugu kiri secular, ni igihugu cy'igipagani, ni igihugu cyuzuye kutemera Imana, harimo n'abantu babate benshi. Yewe kubera gutatanira no mu mahanga, bamwe muri bo nibo bagiye bahimbana za filozofiya zihakana Imana n'imyemerere ihakana Imana. Urugero nka Karl Marx washizeho politiki ya communisme n'ibindi, ntago bemeraga Imana. Ni igihugu gihumye kitageze na rimwe kisobanukirwa ko Yesu Kristo ari umwami. Hanyuma ijambo rikavuga ngo nzasuka umutima ku nzu ya Dawidi ndetse no ku baturage bose b'i Yerusalemu, mbasukeho umwuka wanjye w'ubuntu no kwinginga no gutakamba, ngo kugira ngo bagarurire amaso yanjye kuri nge bamenye, hanyuma ngo bamenye uwo bacumise. Muri Zakariya ibice ndebere Ivan, Zakariya 12:10, ubuhanuzi yahanuye avuga ikintu Imana izakora muri icyo cyumweru cya 70. Dore icyo cyumweru cya 70 ngo twarabivuzeho, nikimara gusohora Abisirayeli bazagenda gute? Bazakanguka, ko twavuze ko muri icyo cyumweru bivuze imyaka 7, mu myaka 3 n'igice ari ihwanye n'iminsi 1260 bigahwana n'amezi 42, ibyo bigahwana n'imyaka 3 n'igice. Imana yaravuze mu byahishuwe 11 na 12 ivuga ko aricyo gihe Antichrist azaba yemerewe azinjira muri rwa rusengero, Abisirayeli bamwemere nk'aho babonye Mesiya, bamwemere nk'ari Mesiya. Na Yesu yari yabisize abyivugiye ubwe muri Yohana ibice 5:43, yaravuze ngo ngiye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ngo ariko undi naza mu izina ryewe muzamwemera. Ni ukuvuga ngo nibamara kuko bo bahora bategereje Mesiya, atari Mesiya ubacungura mu bugingo, atari Mesiya ubahesha ubugingo buhoraho, bategereje Mesiya w'intambara, ahubwo w'umurwanyi, w'umwami uzaza kuyobora ingabo, nka kumwe byagenze mu gihe cya Yosuwa ibice 5, ngo babona marayika arahagaze, ngo arazabaza ngo wowe si uri umbanzi bacu cyangwa uri mu ruhande rwacu? Undi aramubwira ngo nzi ubu none hakuyobora ingabo z'Uwiteka. Yosuwa yikubite hasi aramuramya. Nuko bahora bategereje Mesiya, n'uw'intambara, nuko bamubonye imyaka yose. Ntago bigeze batekereza ko Mesiya azabanza ngo aze abanza abakiriza ubugingo, abaheshe kwiyunga n'Imana, abaheshe kwezwa kudatangwa n'ibitambo n'amaturo. Niyo mpamvu bazagwa mu mutego rero wo kwemera Antichrist. Yenda tuzabigarukaho bwa nyuma tuvuga kuri iki cyumweru cya 70. Ibizaba muri iki cyumweru cya 70 aricyo cyumweru ariyo myaka 7, munyemerere zabivuga ubutaha. Ubwo rero muri iyo myaka 3 n'igice bemeye Antikristo, bamwinjije mu rusengero, babonye yigize Imana ashatse gusengwa, bavuga ati burya twaribeshye. Hakurikira indi myaka 3 y'akababaro, icyo bita umubabaro wa bene Yakobo, wa tribulation koko, bya byago by'imperuka, Abisirayeli bapfe babona ibyago. Noneho nyuma y'imyaka 7 rero nibwo Imana avuze ibingibi bizabaho. Dore rero icyambere ngo ibyaha bizakurwaho. Somera rero Zakariya 12:10, handitse ngo iki? Ubuhanuzi Imana yagiye ivuga ibizabaho muri iyi myaka 70, inyuma y'imyaka ibyumweru 70. Kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza ngewe bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Ibi ngibi bizabera iki? Imana ngo izabasukaho uwo mwuka, baboroge, bavuge bati burya umwe twishe tukamubamba yari we Mesiya. Nibwo bazakanguka nyuma yo guhindukirira Antichrist, nyuma yo guhindukirira uwo bari bizeye ngo niwe Mesiya, bakamwanga, bakamuzinuka, bakamujugunya. Ibi byoroshye kubyumva, bizaba nk'uko byagenze mu gihe cya Yosefu.
Yosefu abiseri bose uko ari 10 imiryango 12 icyo gihe yari 11 dayeri kuko murumuna we yarataravuka bari 11 imiryango 10 Yosefu yose baramwanze baravuga ngo we ntabwo wadutegeka we ntabwo watubera umwami yewe bamugurisha amafaranga nkuko byagenze kuri Yesu bamugurisha bya bice 20 yewe bamujugunya mu rwobo nko kumuhamba bamuvanamo ari muzima baramugurisha amanyamahanga baramwanga rwose hari nkuko twagiye tubyerekana dusoma incamake dukora incamake ya Bibiliya twerekanye ibintu 23 Yesu Kristo asaho na Yosefu ntabwo twapfuye kubivuga gusa oya ahubwo uko byagenze banga Yosefu bakamujugunya bakahakana ko ari umuvandimwe bakamugirira ishyarati n'ubundi ntidusangiye mama kuko Yosefu ni wenyine wari wisangije nyina murumuna we yarataravuka ndavuga Benjamin baramwanze baramujugunya baramugurisha baramwihakana baramugambanira bamucira urubanza rwo gufa bamugurisha n'Abishimayeli uko niko byagendekeye Yesu Bibiliya ikatubwira ngo bajya gupfukamira Yosefu ntibigeze bamenya ko ari we oya kubera iki bamubonanye ubwiza n'icyubahiro ngo kandi yarashize igihe bamupfukamira bavuga ngo mwabonye umugabo w'icyubahiro wo mu gihugu cya Egiputa mbega umugabo w'ubutware mbega umugabo ufite icyubahiro n'ikuzo bamupfukamira batigeze bamumenya nguko niko bizagenda rero ubwo Yesu Kristo bazaba bamaze kwibeshya kuri Antikriste akaga kabagezeho nkuko byagendekeye Abisirayeli icyo gihe inzara ibatesheje isi babereye ibahindutse bajya gusuhuka bajya gutakambira abanyegiputa niko bizagenda n'Abisirayeli bananiwe bahinduye abanyamahanga babaremereye kuko bazajya no kwemera uyu Antikriste kuko bazaba baremerewe n'izi ntambara byonyine turebe uyu munsi nimwitegereze uyu munsi isi yose uretse Israel isi ndavuga mu by'ukuri jodi isi yose yarambiwe Israel uretse gusa Israel Amerika kandi muri Amerika nabo barigaragambye kubera iki baravuga ati no birakabije politiquement parlant diplomatique Israel yabayibuye riremerera amahanga nkuko Bibiliya ivuga ibihugu byose superpuissance yewe n'abanyaburayi banze kwifatanya n'Israel ntibayumva Bibiliya ikavuga rero ubwo bazaba bamaze kurushwa n'intambara no kubibuye riremerera amahanga n'iki Antikriste nibwo azatunguka ngo babere umucunguzi abemera urusengero nkuko twabivuze bagirana na rya sezerano ibyo nibimara kubaho rero nibwo Antikriste uyu nguyu azima akicara ku ntebe akaganza namara kuganza nyuma y'imyaka 3 bavuga ati oya twaribeshye ntabwo uyu nguyu ari we Mesiya noneho nibabona Yesu Kristo bazamupfukamira aje mu cyubahiro nka cya kindi Yosefu yararimo nibamubona muri ubwo bwiza muri iryo kuzo babone za nkovu ze mu biganza bazamuborogera bavuge ngo burya umwe twishe tukamubamba burya yari we Mesiya burya umwe twise umunyamahanga umwe twanze tuvuga ko atadutegeka burya ni nyiri cyubahiro burya ni koko yarabambwe burya ni twebwe yaziraga ngo bashavure bamuririre nkuko umuntu aririra umwana w'ikinege wapfuye nk'igihugu rero cyose bahindukirire kwizera Mesiya kuko uyu munsi batoye n'itegeko ko umuntu wamamaza ko Yesu Kristo uyu nguyu twebwe twizera ari we Mesiya n'Isiraheli ahaneshwa igihano urumva icyo bivuga kugwa nk'igihugu inakora nk'igihugu bazahindura ayo mategeko bagakangurira buri wese ati dore Mesiya n'uyu umwe twishe tukamubamba Imana yacu ishimwe cyane kwera ko iminota yashize dusigaranye iminota 5 munyemere turebe ikindi cya kabiri yavuze ibice 24 yaravuze ngo pour mettre fin au péché cyangwa se pour restreindre le péché munyemere turebe muri Bibiliya y'Ikinyarwanda 24 icya mbere ibyaha bikurweho no kuvuga ko noneho bazamwizera murabizi neza ko nta kindi gikuraho ibyaha yaravuze ngo umwizera wese atarimbuka umwizera arababarirwa niwatuza kanwa ukizeza umutima uzakizwa n'Abisirayeli nicyo kizababaho bazamureba bamuborogere bamwizere bavuga ati burya yari we Mesiya maze ibyaha byabo nabo bakizwe mu mwuka mbere ya byose bazabanza bakizwe mu mwuka na Mesiya ukuraho ibyaha icya kabiri bishire ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka nukuvuga iki nibuke bazabatangiye gutamba ibitambo kuko n'uyu munsi
nk'uko twabivuze ubundi Abisiraheli begeranije ibintu byose bikenewe kugira ngo ubwo bazaba batangiye urusengero, ubwo bazaba bamaze kubaka urusengero bazarwubaka mu minsi 30 gusa, bazaba begeranije ibikwiriye byose n'abatambyi babonetse nk'uko imihango yakorwaga mu gihe cya Mose, kugira ngo batambire Uwiteka ibitambo, kuko bo ntibemera Kristo. Ni ukuvuga rero muri ibyo bikorwa bazaba bakora byo gukora imihango no gutamba ibitambo Mesi Antikristo azaza akavangira, byose ntibizaba bikoraho ibyaha. Niyo mpamvu birivuga ngo Imana izabasukaho umwuka wo kwihana, izabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, ibaho umutima woroshye nk'inyama. Ezekiel 36 umurongo 26 hadushakira iryo jambo. Ezekiel 36 umurongo 26, yenda ari igice cya 7 singisoma, ariko we wagisoma kuko cyose Imana yerekana ko izabazura. Ubu ngubu barakize nk'ishyanga, nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye umeze nk'inyama, mu cyongereza, mu gifaransa no mu cyongereza ariko bavuga, kubera ko bazaba baguye, kubera ko ari igihugu kizaba cyarataye Imana. Nimubyibagirwe, Imana yavuze rero ngo ibyaha bizashyirwaho iherezo. Kubera iki? Ni igikorwa kizabera mu mutima. Imana izabasukaho kwihana, ikusuke icyo twita ububyutse, ihembure, isuku umwuka wo kumeneka no kwihana ku gihugu cya Israheli, yirukane bwa butinganyi twavuze bukorerwa Tel Aviv ku nyanja, dore ko ari kuri Mediterane. Abase basanzwe bajya kurira y'ubuzima n'isi no gukorera ibizira, none bavuga toya ntabwo ariko bikimeze. Igihugu cyose abantu bamenekera Imana koko bahindukire, bakire gukiranuka kwiteka, ni ukuvuga ukubonerwa muri Kristo Yesu. None niba bakiringira ibitambo, biringira ukuraho ibyaha, kubera ko bazaba mubonye. Ezekiel 37 ho Imana ivuga ko izabavana mu mva bameze nk'abapfuye, nzabavana mu mva nongere gutuma mubaho. Iyo mva ivuga ni mu buryo bubiri. Ni igihugu cyari cyarapfuye nk'igihugu uyu munsi cyabayeho, ariko mu mwuka cyarapfuye. Imana izongera ibazure, ibasubizemo ubuzima. Imana ibaha umugisha. Reka dusoreza aha, iminota twihaye irarangiye, tuzakomeza ubutaha ubwo muri ihangana, inyigisho tuzongeraho indi imwe, twongere tuvuge ibindi bitatu bibiri tubwira bigomba kubaho ubwo ibyumweru 70 bizaba birangiye. Ibyumweru 70 nibirangira hazabaho iki? Bibiliya yahaye amasezerano Daniyeli, iramubwira ngo ubu bwoko w'ingingira dore uko bizagenda. Bazakuraho Mesiya, aho ngo bamwizere bamwice, bahugira ngo bamwizere bamukureho, nawe kandi ntacyo azabasigaranye muri bo. Bien sûr, uko kuvuga ngo ntacyo azabasigaranye Mesiya ni muri bo, kuko bazaba bamwirukanye. Hanyuma rero nyuma y'igihe cy'abanyamahanga bwabwiru niburangira, icyumweru cya 70 nikijya kusohora, noneho Mesiya azahindukirira, azagarukira Abisiraheli, noneho nabo bamwizere. Habeho ibi bintu 6 Imana abwiye Daniyeli, hari ibintu bitandatu Imana abwiye Daniyeli, turangije kubona 2. Icya mbere, bazabona bacumise bamwizera, ibyaha byabo bikurweho byezwe naho, ibasukeho umwuka wo kwihana no guhindukira Data, bakire gukiranuka kwiteka. Icya gatatu tuzakivuga, byose byerekeye kuri Kristo Yesu, kuko niwe noneho bazaba bizeye, niwe noneho bazabahindukiriye, nk'uko natwe yadukoreye uwo umurimo wo kudukiza uhereye ku muntu w'imbere, niko n'Abisiraheli nabo bazakizwa nk'umuntu w'imbere. Yabivuze dusoza, yarabivuze umugaragu w'Imana Paulo, yerekana mu bice 11 yandikiye Abaroma, avuga ko Abisiraheli ngo bameze nk'ishami ryaciwe ku giti, ngo twebwe abanyamahanga duterwaho nk'ingurukira. Nko kubona, sinzi ko mwajyaga mubibona, ukabona nk'igiti cy'ipapayi cyezeho voka, cyangwa se ukabona igiti cya voka cyezeho umwembe, ukibaza ukuntu byagenze. Nicyo yasobanuye. Urebye ku masezerano ku giti cyo gukiza kw'Imana, Abisiraheli nibo barabene agakiza n'Imana yari yarateye. Kubera ko tumvira Imana no kutemera umurimo wa Yesu, barahanyurwa nk'ishami. Twebwe duterwa kuri ayo masezerano nk'abanyamahanga, twonka kuri ayo mashereka, kuri ayo masezerano yabo, hanyuma twera imbuto, tunezeza Imana. Bahanyuwe kubera kutumvira. Bibiliya ikavuga ngo ni nako bazasubizwaho no kumvira. Byagenze gute rero? Ubwo bazahindukirira Mesiya, ubwo azaba aje kubatabara nyuma y'icyumweru cya 70. Yesu abaho umugisha, tuzakomeza ubutaha. Ndagushimiye Imana nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye wese w'umwami wacu Yesu, urakoze cyane kuduha ibihe byiza.
ngushimiye kandi gukomeza kutwigisha. Mana, umurike mu mutima, umurike ahatabona, turushaho kumenya ibyo twiringizwa, twe kubabaswa, tumenye ibihe duhagazemo. Nako n'abasize uduhuguye ngo ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye, tumenye iby'umwami wacu ashima, tumenye iby'ibihe nk'uko tugenzura meteo, tukamenya imvura, tukamenya izuba, ngo natwe dukwiye kugenzura ibihe. Umwuka w'Imana wandikishije ijambo rye niwe twiringira ngo akomeze kutumurikira kugira ngo tumenye ibihe duhagazemo. Icyoro kikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.